bakwiye kubyakira. Riga niwe ngo yarabyakiriye ngo ni umutoza w'ikipe hari arimo aratoza rwose akazi karakomeje. None sari y'abantu benshi ku buryo bakora iki ku Murindi bahabura hari abantu benshi cyane bravo yarabyakiriye. irakariye narinzi ko ushobora kumuca intege ikamucika ariko niba yakomereje aho yarageze reka se n'umusifuzi oya ahubwo ari gusesengura 30 ariko bishobora kurangira ibaye n'umwaka bitewe nuko imanza zimeze bitewe n'amadosiye hari uko angana. So rero iteka ryose bari byiza gufasha korohereza inzego. Uyu munsi bagomba kumuregera ubushinjacyaha. Baramutse uyu munsi barenze bataramuregera ubushinjacyaha baba bamufunze inyuma ya procedure iminsi 5. Hanyuma rekari wagiye kuwa 4 ejo batamuregera ubushinjacyaha nawe baba barimo kuva muri procedure. Ariko niba ubugenzacyaha bwa gisirikare ubwo ari auditor niyo nabonaga yego babaregeye ubushinjacyaha. Ni ukuvuga ngo hagati y'ubushinjacyaha n'ubugenzacyaha umuntu ukekwa amaramo iminsi 10 yego ku mpande zombi iminsi 10 irangiye rero ubwo tubara iminsi 10 hatabariwemo weekend na konje yego. Hanyuma kuko ni nayo mpamvu cyo ukabona hari ukwezi gushiriye kubera izo procedure zindi amakonje n'ibindi bikavaho. Noneho iyi minsi 10 igeze bamuregera umucamanza ashaka kumurega akaburana mu mizi n'ibimenyetso bihagije byuzuye barega cyangwa se akaburana ifungo n'ifunguro. Yesirika munyemerega tujyane n'uwo twumve ingingo ku yindi by'umwariko ibyo Sam Karenzi atangaje nyuma y'uko yari amaze kuva gusura Rugaju Rigani ndetse na bagenzi be yaba Jangwani ndetse by'umwihariko na Rikari umunyamakuru wa SKFM. Reka wumve uko ingingo ku yindi bagiye bayisobanura nubwo benshi bavuze yuko ahangaha Lorenzo yasaga nk'umuntu n'ubundi uri kwishongora kuri iyi ngingo. Twagiye bibaho ku muntu wese wabishaka utabishaka byakubaho bakwiye kubyakira. Riga niwe ngo yarabyakiriye ngo ni umutoza w'ikipe hari arimo aratoza rwose akazi karakomeje. None sari y'abantu benshi ku buryo bakora ikipe ku Murindi bahabura hari abantu benshi cyane ahantu bafungiye hose bari benshi hari abantu benshi ku buryo haba ikipe cyane ari gutoza Riga ari gutoza ku Murindi Riga aratoza ameze neza yarabyakiriye. irakariye narinzi ko ushobora kumuca intege ikamucika ariko niba yakomereje aho yarageze reka se n'umusifuzi oya ahubwo ari gusesengura ari gutata n'umutasi Rikari na Jangwani bo ngo nibo bigoye cyane. Rikari nzi kwiyakira byaranze ntabwo yahita yiyakira vuba kwiyakira byaranze ariko ubuzima bugomba kumva Rikari ntabwo yabyumvaga yanavuye no kuva aha ntabwo ibintu yabyumvaga neza ntabwo yabyumvaga we yumvagamo innocence 100%. n'ubu niko byumva nyine ariko nyine realite ariko ushobora kuba uzi neza kuri innocence ariko kakira nibura situation ahiri uko bimeze uko nta kindi nabikoraho uretse gucomplyinga n'amategeko uretse gucooperatinga n'inzego ibyo icyo wabikoraho ni ubundi baravuga ikintu utari buhindure kuko ikintu utari buhindure ugomba kwakira muri icyo gihe urimo cyane ko ubizi ko nyine nta kosa ufite uzafungurwa. Si cyo mbere se icyizere cya mbere no kuvuga ngo nubwo mpari mu buryo bwo gufasha ubugenzacyaha rya babyita ngo ko mu giswahili byo bavuga ngo kusaidia polisi ushobora gufungwa nyine kugira ngo ufashe polisi perereza. Burya ntabwo abantu bose bafungwa ari uko ari abazakatirwa ari twamenye ubwenge bavuga ngo kuna kusaidia polisi gufasha polisi perereza. Hari abafungwa kubera araga kazungu hari nakandi kantu kazamo iyo bigeze ku Karenzi haraho bigera iyo biri mu bushinjacyaha niho bigera ku kuburana iminsi kugufunga iminsi 30. Iyo rero ugeze kuburana gufunga iminsi 30 akenshi yo wemeye kwijyana ukorohereza inzego baguha convocation ukayitaba burya ngo ugira aho uhera nibura uburana ifungwa n'ifungurwa ya minsi 30. Iyo rero wagoranye bigasaba kujya kuguhiga katoro kukagira ute hari ugusanga ku minsi 30 amahirwe ufite gutsinda ari make ugasanga wenda abandi bararekuwe wowe usigaye mufunzwe ya minsi kandi turabizi ko 30 si hame kwiba 30 ni 30 ariko bishobora kurangira ibaye n'umwaka bitewe nuko imanza zimeze bitewe n'amadosiye hari uko angana. So rero iteka ryose bari byiza gufasha korohereza inzego. Icyo twabifuriza nuko inzira
y'ubutabera yakurikizwa, urengana agataha, ufite ikosa agahanwa, cyangwa se akanababarirwa, bibiri universal, cyangwa se akanababarirwa nayo barusha, nabyo bibaho, ariko hari ubwo ikosa ariko icyaha kiguhama, nabyo ni procedure yo guhanwa. hari ubwo icyaha kiguhama koroherezwa, burya hari abantu ubona bakatiwe igifungo gisubitse, burya barimo koroherezwa. Hari umuntu ukatirwa agakatirwa imyaka 5 agafunga umwe, ukabona arasohotse arababariwe. Ibyo byose ni ibintu biri inevitable, tubaho mu mategeko, nibyo bituma nyine tugira ordre no ku isi no mu gihugu, ukabona ibintu byose biragenda ku buryo unyura mu muhanda ukabona nta muntu ukugonze, ntawe uguteye amabuye, nuko hari amategeko yo gukurikiza nyine. Burya biba ari ingenzi cyane kuko bitanga public order. So rero amategeko azakurikizwe, kandi harimo no guca inkoni zamba ya kibyeyi. U Rwanda ni umubyeyi burya. Ibyo ukagimbura uwo nguwo wumva, ntabwo muzi hari wanamutubwira, njye ntabwo ndamubona no kumumva gusa. Ni umuntu umaze imyaka myinshi muri APR, umaze imyaka myinshi abamo mu buryo buziguye se cyangwa mu buryo butaziguye? Mu buryo buziguye, mu buryo buziguye. Ni umuntu umaze igihe akorana bya hafi na APR, ntabwo yajemo kubera ko wenda Karasira nabo bakorana bari bahari. Ku makuru mfite yari asanzwe muri APR, yagize uruhare mu iza ry'abakinnyi benshi muri APR, baba Claude kapitene w'ikipe ya APR, ava muri Heroes, buriya niho azwi cyane. Kagimbura ni muri Heroes, so afite uruhare mu kuza kwa ba Claude muri APR, afite uruhare mu kuza kwa ba Casemiro, nawe muzi ko inzira ye yamunyujije muri Heroes. Yego, afite uruhare mu kuza kwa Ruboneka, afite uruhare mu kuza kwa ba Fisi Nzotanga n'abandi bagiye batandukanye. Ni ukuvuga ngo na kera APR ikiri kuri sisiteme y'abanyarwanda yari ari hafi aho ngaho. bivuze ngo ntabwo yaje kuko abanyamahanga batangiye APR yamukeneragaho serivisi akabafasha. Nta kipe itagira abantu nk'abo cyane rwose. Sinzi uko bakoranaga, ariko nzi ko yari ari hafi aho ngaho. So ari muri iyi kesi kubera ko yagiye mu Misiri nawe nk'abandi, nk'uko harimo abafana, nk'uko harimo abanyamakuru, nk'uko harimo n'abandi bacuruzi cyangwa n'abandi bose. nta bagize naho izo drama ikiziriho ababihuza n'amarekritoma bakavuga ngo ubwo wageze kuri Kagimbura wari chef rekritoma, ngo ubwo dosiye imaze kurenga kujya mu Misiri gusa, igeze no mu kugura abakinnyi n'abagize uruhare mu kugura abakinnyi. Urumva barabihuza, ariko nanjye ndebye neza Kagimbura yagiye mu Misiri cyane. Kuki bahita bihuza no kugura abakinnyi kandi yaragiye mu Misiri? Yagiye no muri Senegal, yongeyeyo, nagiye yavuyeyo, narabisobanuye. Kuki basimbuka bagahita bajya kugura abakinnyi kandi hakirimo dosiye ya Misiri kandi yaragiyeyo? Kibyoroshye kubyumva. Ibyo sinzi n'impamvu mwazanye iyo sijene, ni amakuru ariho ndumva narabivuzeho bihagije. Ahantu narindi ku Kiriyo, jyewe mu myizerere yanjye nizera ko nubwo ndi umuntu, ariko ngerageza gukora ibitunganye biciye mu nzira y'ukuri. Ariyo mpamvu ku myaka yanjye 40 nujuje ejo bundi ntaritaba urwego na rumwe rw'igihugu.